Kristo Yezu akuzwe. Nizere ko muri amahoro kandi mumeze neza, mukomeje kwirinda icyorezo cya COVID-19 kitwugarije, ariko tuzatsinda turi kumwe na Nyagasani. Uyu munsi rero tuje kurebera hamwe kwiga twibaza kino kibazo: rozari ni iki? Ese waba uri aho ngaho utazi rozari? Nkurikirana ingingo ku yindi uraza kumenya rozari icyo ari cyo. Turasoza ikiganiro cyacu rozari wamenye icyo ari cyo. Nk'uko rero musanzwe muzi ukwezi kwa rozari ntagatifu. Ese namwe mujya mukugira? Reka turebere hamwe rero icyo rozari icyo ari cyo. Bimwe mu biranga umukristo gatolika ni ukurangamira Yezu Kristo mu ijambo ry'Imana, mu Ukaristiya, mu isengesho no muri bagenzi be. We yifashishije rozari ntagatifu. Si isengesho rikorerwa muri kiliziya cyangwa hiherereye gusa, ni isengesho twakorera mu kazi, mu rugendo rwaba urw'amaguru, imodoka cyangwa indege, ndetse no mu byo Imana yaremye. Koko rero imibereho ya Kristo twifuza kuzirikana mu byanditswe bitagatifu yose ikubiye muri rozari ntagatifu. Bityo ushaka wese kuba umukristo w'ukuri agomba kwisunga umubyeyi Bikira Mariya, we Cenacle, akaba n'urugero rw'abakristo n'abogezabutumwa barangajwe imbere na Kristo. Uwo mubyeyi Bikira Mariya niwe Papa Yohani Pawulo wa kabiri yita inyenyeri yogezabutumwa rishya. Ni nka ya nyenyeri y'abanyabwenge baturutse iburasirazuba bwa Yerusalemu baje kuramya Yezu. Ni nk'uko tubibona mu ivanjiri ya Matayo, umutwe wa 2, umurongo wa 1 kugeza ku wa 12. Ni nawe nyenyeri igomba kutugenda imbere mu butumwa bwacu. Umubyeyi niwe ngoro y'Imana yatuyemo mbere y'uko itwigaragariza, nk'uko tubihamya mu ndangakwemera yacu tugira tuti: yasamwe ku bwa Roho Mutagatifu, abyarwa na Bikira Mariya, nuko aba umuntu. Umubyeyi Bikira Mariya rero yagiye mu ijuru n'umubiri we na roho ye, Assomption, kuko yabyaye akamurera akamukuza ariganjemo. Rozari ntagatifu ni iki? Rozari ni isengesho rikorwa hifashishijwe ishapule. Ni rozari ya Bikira Mariya nk'uko Pawulo wa kabiri abivuga. Ni isengesho ryasakaye ku isi buhoro buhoro mu kinyagihumbi cya 2 kubw'imbaraga z'Imana, ryakunzwe na benshi mu batagatifu kandi rishyigikirwa n'ubuyobozi bwa Kiliziya. Ni isengesho rifite agaciro gakomeye, ryera kandi rizakomeza kwera imbuto z'ubutungane igihe cyose abakristo bazashobora kuvumbura ubukungu buhishe mu ishapule. Ibyo bigasobanura kwinjira wese mu iyobera ryo gushengerera Kristo we mahoro yacu. Mu by'ukuri isengesho rya rozari ni isengesho ryo kurangamira no gushengerera. Bitabaye ibyo ryaba ryambuwe agaciro karyo. Papa Pawulo wa gatandatu wagira ati: isengesho rya rozari ritakizirikanyweho ngo habeho gushengerera no kurangamira Kristo, ryaba rimeze nk'umubiri utagira roho. No kurivuga wirukanka ugira ngo urangize umuhango byaba bitandukanye n'ibyo Yezu avuga agira ati: igihe musenga ntimugasukiranye amagambo nk'abapagani batazi Imana, bibwira ko amagambo menshi ari atuma bumvwa, nk'uko tubibona mu ivanjiri ya Matayo, umutwe wa 6, umurongo wa 7. Reka noneho turebere hamwe cyangwa se twumvire hamwe ubuhamya ku mateka ya rozari. Nk'uko abahanga mu mateka babivuga, isengesho rya rozari ni irya kera, ndetse umuntu yakwemeza yuko atari iry'ejo bundi. Abakristo ba Kiliziya y'ikubitiro bifashishaga umugozi w'amapfundo, bakava ku ipfundo bajya ku rindi bakoresheje intoki, bityo bakabara ibikorwa byiza babaga bakoze. Nyuma y'uko Bikira Mariya abonekeye Mutagatifu Dominiko, nibwo yahise ategura neza iri sengesho, maze ryitwa rityo isengesho rya rozari cyangwa se ishapule ya rozari. Arangije arikwirakwiza mu bakristo. Umuhanga mu by'amateka witwa Castellius aragereranya Mutagatifu Dominiko wavukiye mu gihugu cya Espagne mu 1221
nk'umubyeyi wa rozari bitewe n'uburyo yahumekagwamo n'umubyeyi Bikira Mariya. Nyuma yaho rozari yakwirakwijwe ku buryo bw'agatangaza na Mutagatifu Dominiko. Icyo gihe abanyabyaha benshi barihannye kubera rozari. Amateka agaragaza kandi ko Bikira Mariya amaze kubonekera Dominiko mu 1213 yatangiye kwamamaza n'umutima we wose n'imbaraga ze zose rozari ntagatifu mu bemera bose. Mu 1216 yashinze ikigo cy'abihayimana n'ayogezabutumwa. Abo bihayimana batangiye gushyiraho uburyo buhamye bwo kuvuga ishapule bayizirikanaho. Chapelet medite cyane cyane bibanda ku buzima bwa Yezu na Mariya. Icyo gihe rero nibwo bayise ishapule ya rozari. Koko rero ishapule yari imeze nk'indabyo ziri ku birenge bya Bikira Mariya. Rozari yuzuye yashyizweho tariki ya 16 z'ukwezi kwa 10 2002 na Papa Paulo wa II. Ikaba igizwe n'amibukiro y'ubwoko bune: kwishima, ishavu, ikuzo n'amibukiro y'urumuri. Yose hamwe rero yerekana ishamake y'ivanjiri ya Yezu Kristo. Dore muri make cy'amibukiro atwibutsa. Amibukiro yo kwishima. Amibukiro yo kwishima atwibutsa ukwigira umuntu kwa jambo n'ubuzima bwe kuri iyi si, mu mibereho ye nk'abantu, atagize icyo abitandukanyaho keretse icyaha. Ibukiro rya mbere mu mibukiro yo kwishima. Gaburiyeli Mutagatifu abwira Mariya ko azabyara umwana w'Imana, usaba inema yo koroshya. Bikira Mariya ajya gusura Elizabeti Mutagatifu, usaba inema yo gukundana. Yezu avukira i Betelehemu, usaba inema yo kutita ku by'isi. Yezu aturwa Imana mu ngoro ntagatifu, usaba inema yo kumvira abadutegeka. Bikira Mariya abona Yezu yigishiriza mu ngoro ntagatifu, dusaba inema yo kutiganyira kwigisha abantu. Amibukiro y'urumuri. Amibukiro y'urumuri yerekana ibice by'ingenzi by'ubuzima bwa Yezu mu mibereho ye rusange hamwe n'abantu yaje gucungura. Yezu abatirizwa mu ngoro ya Yorodani, dusaba inema yo gukomera ku masezerano ya batisimu. Yezu agaragaza ububasha bwe mu bukwe bw'i Kana, dusaba inema yo kubaho mu budahemuka. Yezu atangaza ingoma y'Imana, dusaba inema yo kugarukira Imana. Yezu yihindura ukundi, dusaba inema yo kumurangamira no kumwumvira. Yezu ari mu Karisitiya, dusaba inema yo kumuhabwa neza. Amibukiro y'ishavu niyo dukurikijeho, reka nayo tuyarebere hamwe. Amibukiro y'ishavu atwibutsa ko Yezu wari umuntu akaba n'Imana yababaye, yahuye n'ibizazane nk'ibyacu, arakubitwa, arabambwa kandi apfira ku musaraba. Yezu asambira mu murima wa Getsimani, dusaba inema yo kwanga ibyaha. Yezu bamukubita, dusaba inema yo kutararikira ingeso mbi. Yezu bamutamiriza ikizingo cy'amahwa, dusaba inema yo kutinubira ibyago. Yezu aheka umusaraba, dusaba inema yo kwemera icyo Imana itegeka. Yezu apfira ku musaraba, dusaba inema yo gukunda Yezu na Mariya. Reka noneho turebere hamwe amibukiro y'ikuzo. Amibukiro y'ikuzo atwereka byimazeyo ko Yezu yatsinze icyaha, icyago n'urupfu, maze akazuka ku munsi wa gatatu nk'uko byari byaranditswe, nuko azamukira mu ijuru yicara iburyo bw'Imana Data. Ni nahangaha kandi tuzirikana byuzuye Bikira Mariya apfa akajyanwa mu ijuru, hanyuma akimakazwa. Tukaboneraho rero dusaba inema yo gupfa neza, kumwizera no kuzabana nawe mu ngoma y'ijuru, ahaganje asangiye ikuzo n'umwana we. Yezu azuka. Aya ni amibukiro y'ikuzo tugiye kurebera hamwe nayo. Ibukiro rya mbere, Yezu azuka, dusaba inema yo gutunganira Imana. Yezu asubira mu ijuru, dusaba inema yo kwifuza kuzajya mu ijuru. Roho Mutagatifu aza mu mitima y'intumwa, dusaba inema yo gukomera mu kwemera. Bikira Mariya apfa akajyanwa mu ijuru, dusaba inema yo gupfa neza. Bikira Mariya yimakazwa, dusaba inema yo kumwizera.
Umwanzuro: Bikira Mariya ni urugero rw'ikirenga ku bemera Yezu Kristo bose, nk'uko ntawe ukunda umwana ngo yange nyina. Niyo mpamvu afite uruhare rutagereranywa mu murimo wa Kristo wo guhuza Imana n'abantu. Tumwiyambaze adusabire ingabire dukeneye zose ngo ubukristo bwacu burusheho kuryohera abandi dukoresheje rozari ntagatifu. Tujya kubagezaho cyangwa se kubasobanurira rozari ntagatifu icyo ari cyo, twifashishije akanyamakuru Umusemburo nomero 28 ko muri diyosezi ya Nyundo. Ndabashimiye. Nitwa Jean Claude Lee. Mugire amahoro y'Imana. Kristo Yesu